الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر. الحمد لله الأحد بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، أوصيكم والنفس بالتقوى الله عز وجل بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي الله. عباد الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستعدوا ليوم الرحيل. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ishimwe n'ikuzo bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, we wa mbere utaragize umubanziriza akazanaheruka atazagira umusozera, niwe wihariye uguhoraho no kudapfa. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, umuburizi mwiza wasoje ubutumwa, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe bagaragu ba Allah, ndaburira ntibagire roho yanjye ko twarushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe bagaragu ba Allah, ndaburira ntibagire roho yanjye ko twarushaho kwiteganyiriza n'impamba nziza, n'impamba yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo mpamba izaherekeza umuntu, ni nayo mpamba izamuhesha ishema, ikamuhesha icyubahiro, kandi akaba intwari ku isi no ku munsi w'imperuka. Nyagasani mu gitabo cye gitagatifu aravuga agira ati: yemwe abemeye Imana, nimutinye Imana ukuri ko kwitinya, kandi muramenye ntimuzapfe mutarabemera. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ikavuga ngo tinya Imana aho uri hose, hanyuma ikibi kigucitse ugikurikiza icyiza, kubera ko kigihanagura n'ubana n'abantu, ubane n'abantu neza. Bavandimwe b'Islamu, mukora amagambo meza n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nta n'irindi jambo ryaryoha kurusha irya Allah, nta n'iryaba iritabera kurusha irya Allah, nta n'iryagira inyurabwenge kurusha amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'umuyoboro mwiza ugororotse ugeza nyirawo ku ntego, wa wundi utayobya uwunyuzemo kandi agatsinda uwugiyemo, ni umuyoboro w'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Hanyuma ibibi mu bintu n'ibihimbano bya bindi babandi bafata ba nyirabyo bakabitaka, bakabisiga amavuta, barangiza bakabivugira, bakabyogeza, bakabisiga umwambaro witwa ngo ni idini, kandi idini iri kure yabyo. Ibyo ntaho bizageza ba nyirabyo usibye mu buyobe, n'ubuyobe nta handi buzabageza usibye mu jahannama, wal iyad billah. Nyagasani aturinde mu jahannama. Ikhwata al-a'izza, bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inyigisho zacu z'uyu munsi turaganira ku kintu Imana sallallahu alayhi wa sallam yise ngo hadimil ladhat, ni icyoreka uburyohe, ni igihagarika ibyiza, ni igitera ubwoba kuwishimye, ni igihumuriza umwemeramana, ariko mu buzima bw'isi cyoreka ibyitwa ibiryoha byose. Icyo nta kindi ni urupfu, ni uguhagarara k'ubuzima, ni ukuva kuri iyi si, ni wa munsi udasanzwe, wa munsi uzagerwaho na buri umwe, ni wa munsi udatinya umwami, ntutinye igikomerezwa, ntutinye umukire, ntutinye umuyobozi, ntutinye umuyoborwa, ntutinye umwana, ntutinye umusaza,
kubera ko malakul maut umwami wagenewe icyo gikorwa imiryango ye aho yinjiye hose ihora ifunguye kandi nta n'umwe uzi ngo umuryango we uzafungurwa ryari n'igihe uzafungurirwa nta n'umwe uzamusubiza inyuma ntago ari abambari be yagwije iruhande rwe singabo yatoje neza mu nkengero ze nta nubwo ari ubukungu yiteganyirije cyangwa se ngo amasengesho n'ikindi icyo ari cyo cyose ngo kizaze gikome mu nkokora malakul maut umusaza aba yaje intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi za Abi Hurayra radiyallahu anhu muri hadithi za Hakim na Nasa'i n'abandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikavuga ngo akthiru min dhikri hadimil ladhat nimurusheho mukomeze mwongere mukaza umurego mu kwibuka urupfu kubera ko kwibuka urupfu niyo ntego y'umwemeramana kandi ni nacyo kimukebura kikamugarura ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala naho uwiraye akagira icyizere akagira ibyiringiro hanyuma agateganyiriza roho ye ibyo atahawemo uburenganzira cyangwa se n'ibyizere atigeze yubakirwa uyu nguyu aba ameze nka wa wundi wandika ku mucanga n'uyu nguyu ameze nka wa wundi ureba ibicezi imbere ye akabikekamo amazi yarangiza akicaraho ageze akavuga ati ntago ndibwirirwe nshaka amazi kuko imbere yanjye nayabonye hatta idha ja'ahu lam yajidu shay'an igihe azashaka kujya gufata ya mazi ntacyo azahasanga wajada Allahu indahu ahubwo azahasanga Allah subhanahu wa ta'ala bavani bagaragu ba Allah innal mauta haqqan urupfu n'ukuri urupfu n'urudashidikanywaho n'ababiri urupfu rwemerwa n'uwemera Imana n'uhakana Imana urupfu rwemerwa n'usenga Imana n'uwigomeka ku Mana urupfu nirwo rudasiga uwo ari we wese nta n'umwe usibye ko umujyana n'uwo rujyanye ntirumugarura nta n'uwagiye ngo azagaruke kutubwira uko byagenze ariko idini yawe y'Ubuyisilamu irakubwira kandi ikagutegurira ikaguteganyiriza kandi ikagukebura ikakubwira iby'urupfu ikakurangira ibyarwo ikaguha umurongo kandi yarangiza ikanawukunogereza kugira ngo ube umugaragu w'Imana uzi aho yavuye uzi aho ari uzi naho ajya aho twavuye nta handi alam yakhluqukum min ma'in mahin ese ntabwo nyagasani wanyu yabaremye mu mazi asuzuguritse nyagasani yaturemye mu mazi asuzuguritse arangije arayabumba yakuramo akanyamanyama arangije nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala fakhalaqa minhu adh-dhakar wal-unth arangije muri icyo kinyamanyama aragitunganya arakibumba arakirema arakiryoshya agikuramo umugabo agikuramo n'umugore maze turagwira hano ku isi nibyo se gusa kalla ntago ari uko gusa nta nubwo ari aho bigarukira ahubwo nuko thumma innakum lamayitun nyuma y'ibyo ngibyo tuzapfa na nyuma y'ibyo ngibyo tuzava hano kuri iyi si nta n'umwe uzahasigara iyo urupfu ruza kuba rugira impuhwe rwari kuzigirira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam afa imita afahumul khalidun ese Muhammadin niba weho uzapfa abo ngabo nibo bazaramba buri wese yibaze muri twebwe muri hadithi za Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiwe na Jibril alayhi salam aramubwira ati ya Muhammad yewe Muhammad ish ma shi'ta baho uko ushaka fa innaka mayyit ariko zirikane kuri umupfu wahbib man shi'ta fa innaka mufariqu hanyuma uzakunda ushaka cyangwa n'ibyo ushaka cyangwa n'icyo ushaka ubeho uko ushaka fa innaka mufariq umenye ko ibyo byose uzakunda uzatandukana nabyo umunsi uzaba wageze dhalika yawm at-taraq wa munsi wo gutandukana wa munsi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga kalla idha balagat at-taraqi ati nibasigeho barekeraho ngaho bibeshya
nibasigeho nibahave ibyo bibwira siko bimeze. idha balaghat at-taraqi umunsi roho izayibageze mu nkanka. waqila man raq hanyuma ababakikije babazanya bati abavuzi bari hehe, ninde uri budufashe, ninde uri butwiteho, ninde uri budufashiriza umuntu, ibyo keneye byose turabitanga, nta na kimwe dufite usibye ko tukimuharika akatugarurira iwacu. Nyagasani ati wadhanna annahu al-firaq, hanyuma bakemeza neza badashidikanya, nawe ubwo akabyemeza neza adashidikanya ko igihe cyo gutandukana cyageze. waltaffati saqu bisaq, hanyuma ibibazo by'isi mu mpera zabyo aribwo bubabare bw'urupfu n'ibibazo by'imperuka ariyo ntangiriro yo kureba imperuka bigahura, imirundi bakayihuza, amaguru bakayafata, umubiri ugacika intege. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ومنسي kwa Nyagasani wanyu niho muzaba mujyanwa. فليعد كل واحد منا لهذا اليوم. buri umwe muri twebwe nateganyirize uyu munsi, buri umwe muri twebwe niyibuke uyu munsi. la yaghurannaka sihataka, uramenye ntuzabeshwe n'ubuzima bwawe buzira umuze ufite. urahaguruka ukumva urahagaze neza, watambuka bakakubeshya ngo uraberewe, wavuga batufite ijwi ryiza, waseka batumwenyura neza, urakora bigakunda, wagwiza amafaranga akagwira, wakubaka bikuzura, watwara imodoka bigakunda, wasunika ingorofani bikemera, urayobora bigakunda, wanyuraho amashyi bakayaguha, wagenda baturane mutware wacu, n'ibindi bitandukanye wabyara bigakunda, watunga ugatunganirwa. la yaghurannaka alhayata ad-dunya. muvandimwe, ubuzima bw'isi ntibuzagushuke. niba ari ubwami iyo ntebe uzayihagurukaho, niba ari umutungo uzawusohokamo, niba ari inzu nziza uzayisohokamo, niba ari umuryango mwiza uzawusohokamo, niba ari ubukene uzabusohokamo, niba ari ikiruru uzakivamo, niba kandi ari n'igorofu uzarisohokamo, kubera ko uwo munsi iyo waje ntawe usiga ngo kubera ko ari mu ngoro, nta n'uwo usiga ngo kubera ko ari muri nyakatsi. bose imbere y'urupfu barangana, kandi twese urupfu tuzarusogongera. ntabwo ruzasiga shekhe ngo kuko yigishije neza, nta nubwo ruzasiga uwumvirije kubera ko yateze amatwi neza, ntiruzasiga uwasunitse ingorofani kuko yari afite imbaraga, cyangwa se ngo rusige wa wundi wanditse kubera ko yageraga umukono mwiza n'ibitekerezo byiza. ala kullukum majid. bavandimwe, dutega amatwi tumenye ko twese tugiye gupfa, twese turi abapfu, twese tugendana narwo, ntawe urusiga, ntawe urwiteganyiriza, nta n'uwitwaye nabi, nta n'utungurwa n'urupfu. umunsi iyo wageze urupfu ruraza, n'umunsi iyo wageze urupfu uhura narwo. aha icyo usabwa, a'id lihadha al-yawm, itegurire uyu munsi. ejo ntuzavuge ngo aradutunguye, apfuye urupfu rutunguranye. bavandimwe b'Abayisilamu, izi mvugo ntabwo ari iz'Abayisilamu. nta muyisilamu upfu rutunguranye, nta muyisilamu upfa urupfu rutunguranye, nta n'ukwiye gutungurwa n'urupfu usibye wa wundi wiraye akagira ngo afitanye igihango na Allah, akagira ngo yongorewe na malakul maut, akaza akamwongorera mu gutwi akamubwira ati uretse witonde wihaze, ntugire ikibazo kandi ntugire igihunga, umunsi wawe ntabwo uragera. niba ntawe hagati yanjye nawe, niba ntawe tuzi hano muri iyi si ya Allah, niba intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala zaratungurwaga nk'uko bivugwa no kuri Dawudi alayhi salam, ubwo malakul maut yazaga akamubaza turinda, akavuga ati ndi malakul maut, atese ntabwo wigeze kuki utanteguje. muri riwayati malakul maut aramubwira ati ya Dawud, yewe Dawud, alam akhudh qaribaka, ese ntabwo umuvandimwe wawe namujyanye, wa atba'tuhu bijarika, nkamukurikiza umuturanyi wawe, wasallaftu bisadiqika, nkakurikizaho n'inshuti yawe, wasami'tani min hahuna wa hahuna, ese ntiwanyumvishije mu nkengero zawe hirya no hino ndimo ntoragura. ese watekerezaga ko indi mpanuro no kundi kugukebura no kundi guteguza n'indi nteguza watekerezaga ko ari iyihe? bavandimwe b'Isilamu, nta nteguza y'urupfu, twese turi abapfu. no kuba umuturanyi yapfa n'integuza, kuba umwana yapfa n'integuza, kuba umubyeyi yapfa n'integuza,
kuba umuturanyi yapfa n'integuza, hanyuma no mu zindi nteguza nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akazigira umwihariko ku muntu, hahandi atangira guhina ingingo ze, agaca imbaraga mu mubiri we, akagabanya imisokoro mu magufwa ye, yarangiza akamuteza n'umusatsi w'umweru, amubwira ati umuburizi nguyu, urupfu rwaje, urupfu rwaje, urupfu rwaje, urupfu rwaje. Ariko ibyo ngibyo ntago abyibagiza abana, kuko barapfa bagasiga basaza. Ntago uburwayi aribwo kimenyetso cy'urupfu, nubwo ari mu bimenyetso. Ni bangahe mu barwayi bapfuye bagasiga abarwaza bapfuye bagasiga abarwayi? Ni bangahe mu baganga bapfuye bagasiga abo bavuraga? Abantu bagasigara bagira bati umuganga yishwe n'uburwayi yavuraga, n'umurwaza yapfuye mbere y'umurwayi, uwakoze umuti yarapfuye, uwawugurishije arapfa, n'uwawuguze nawe arapfa. Twese tuzapfa, kullukum mayyit, twese tuzapfa. Afa imitta afahumul khalidun. Ese niba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yarapfuye, ese twe tuzasigara? Ayuha al-ikhwa, babagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bari hehe? Ari hehe Fir'aun? Ari hehe Haman? Ari hehe Qarun? Ari hehe Namrud? Ari hehe Abu Jahl n'abandi bose? Bari hehe Adam alayhi salam? Bari hehe Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad wa ashabi nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, n'abasahaba b'intumwa yanyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Afa imatu afa antumul khalidun. Niba barapfuye, ese turibeshya ko twebwe tuzagumaho? Twebwe turahari nta kibazo, kugeza ubwo umuntu yikomanga mu gatuza, agategura, akanateganya, akaniringira, akaniteganyiriza, hanyuma nta kindi ateganyiriza usibye icyaha, usibye ikibi, usibye kwigomeka, usibye kwizamura hejuru no gukambya agahanga, usibye ubusambanyi n'ubutinganyi no kurya riba n'amahugu n'ibindi. Uriteganyiriza, ugateganyiriza kurya umutungo w'imfubyi, uriteganyiriza ugateganya kurya umutungo w'umuvandimwe, umubyeyi yabasize akabasigira nk'umurage, wowe ukicara ukadamara ukavuga ngo ndimo ndabirya. Hanyuma ari uwo uhemukira, nawe uhemuka. Kullukum mayitun, mwese muzapfa. Kandi nuko guhemuka nta kindi kibidutera usibye ko uwica yibeshya ko uwo yishe yamurushije ibigango, cyangwa se yamubikiriye kurushaho, ariko akirengagiza ko nyuma yo kumwica nawe azarangiza apfuye. Bavandimwe Islam, urupfu n'ukuri. N'uware wese munyabwenge ateganyirize urupfu, kandi arwitegure, anamenye ko isaha n'isaha rugiye kumugeraho. Nanategura avuge ngo ndategura iki, kubera ko uyu munsi cyangwa se ejo aribwo ruzaza. Ese niruza ruzasanga dinde? Wadhanna annahu al-firaq, ubwo uzaba wemeje neza ko ugiye gupfa. Waltafat isaqu bisaq, abantu barimo kwegeranya imirundi yawe n'ibibazo bitangiye ku bibazo hejuru yawe, kubera ko noneho utangiye kurubona icyo bita ainul yaqin, ijisho ry'ukuri ridashidikanya. Ubwo umuntu abatangiye kubona abamarayika batangiye kumukikiza impande n'impande. Uyu munsi utawibuka mu bantu, uyu nguyu afite ikibazo gikomeye. Uyu munsi utawibuka mu Bayisilamu, uyu nguyu afite ikibazo gikomeye. Ni kangahe wicaye ugatekereza wa munsi ingingo zizaba zacitse intege? Ni kangahe wicaye ugatekereza umunsi uzaba ureba iburyo bwawe ukahabona umwana ugiye gusagara imfubyi, ukareba uruhande umugore ugiye gusigara umupfakazi, ukareba imbere y'abavandimwe ugiye gusiga barira, ukareba isi yawe, ukareba ibyo wakusanyije n'ibyo wegeranyije mu isi yawe. Wajya no kuvuga ijambo ngo ugire impanuro nziza utanga, ijambo rikanga kuva mu kanwa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una. Uwo munsi iyo wageze, niba warawutekerejeho, Nyagasani avuga ngo fala yastati'una tawsiya, batazabasha no gutanga n'impanuro n'umurage, ngavuga ati bana banjye, uyu mutungo runaka mubona ahangaha nubwo mubona ari ubutaka, ariko nabuhuguje runaka mubusubize wenda Imana izangirira impuhwe. Uwo munsi iyo ugeze, urwo rurimi Nyagasani ararufunga. Uwo munsi iyo ugeze, icyo utakoze ntabwo ushobora kugikora uyu munsi, ahubwo uzasigara uvuga qala rabbi irji'un, uvuga uti Nyagasani ngarura gatoya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, wenda nakora kimwe mu bikorwa byiza mu byo naretse. Nyagasani akubwire ngo kalla innaha kalimatun huwa qailuhu,
ati sigaho rekeraho ngaho nyagasani yaguhaye igihe gihagije iryo ni ijambo wivugira gusa ariko siko kuri umwanya warawuhawe igihe waragihawe wibukijwe urupfu wamenye kuzapfa wategetswe kurwiteganyiriza hanyuma ubonye umunsi wa nyuma ugeze utangiye kuvuga nyagasani subiza ku isi niyo byaba ari isahimwe bavandimwe Islam inkozi ibi yibuka cyangwa se gasaba kabone nubwo yaba ari isahimwe igaruke ku isi igire icyo ikora mu byo itakoze nyagasani akamubwira ati kalla sigaho innaha kalimatun huwa qa'iru iryo ni ijambo yivugira gusa wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun kandi nyuma yaho ngaho hari ubundi buzima bwo hagati y'urupfu n'imperuka kandi buzaba ari bubi bujyanye n'ibikorwa wakoraga niba byari bibi ukazaba na bwiza bijyanye n'ibikorwa byiza umugaragu w'Imana yakoze bavandimwe Islam niba ushidikanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala uramenye ntushidikanye ku rupfu niba ushidikanya ibarura rya Allah subhanahu wa ta'ala uramenye ntushidikanye urupfu wibaze ngo nzagenda ndinde nzasiga iki nzasigara ndinde nzavugwa nte kandi nzaba ndi iki igihe urwo rupfu ruzaba rungezeho kubera ko uwo munsi nuwutegura ukawuteganyiriza uzaba uri intwari na wa wundi wateguriye urupfu agateganyiriza urupfu akagwibuka akaruzirikana uyu nguyu imbere Allah subhanahu wa ta'ala azahora abaho ari umugaragu w'Imana mwiza kandi azakomeza kwiringira Imana agire n'ibyizere byiza kubera ko azamenya ngo urupfu ndaruzi ruzaza hanyuma amenye ngo anibaze ngo niba ruzaza ruzasanga he nkuko uyu munsi iyo uzi neza ko ejo hazaza imvura izagwa cyangwa se ukamenya neza ko ejo hazaza uzaza kwishyuzwa cyangwa n'ikindi utangira gushaka no guteganyiriza ikizasangwa na wa munsi wateganyirije cyangwa se wibutse ni nkuko nguko n'urupfu n'urwibuka teganyiriza ibyo niruza ruzasanga nuko ruzagusanga kubera ko utenda kurucika utenda no kuguhusha ahubwo ari ukuri kandi ukuri kudashidikanywaho n'ukuri kudahusha uwari wese dusabira amahoro n'imigisha abayisilamu n'abayisilamukazi abemeramana n'abemeramana-kazi abazima n'abapfuye fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله الأعلى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ishimwe kuzo bikuye Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama we nabiwe n'abasangira ngendobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo bavandimwe bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala innal mauta haqqan mukuri urupfu nukuri ruzangeraho ruzakugeraho ruzamugeraho weho haranira kubaho uri mu murongo Allah subhanahu wa ta'ala ukomeze wibuke kandi uzirikane urwibuke kandi uruteganyirize ibyo nibyo bizakugira umugaragu w'Imana mwiza n'ibyo nibyo bizaguha guhura narwo udafite ubwoba udafite n'igihunga nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga kuri babandi bateganyirije urupfu nyagasani avuga ngo tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abo ngabo bagezweho n'urupfu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abamanurira abamarayika beza bikoreye ibihumura baza bamuhumuriza bamubwira ngo alla takhafu wa la tahzanu ntimugire ubwoba kandi ntimugire agahinda wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kandi muhabwe inkuru nziza munahawe inkuru nziza y'ijuru mwasezeranywaga na Allah subhanahu wa ta'ala nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah nitwebwe inshuti zanyu twabaye inshuti zanyu abo n'abamarayika fil hayati dunya habari mu buzima bw'isi wa fil akhirah habari no mu buzima bw'imperuka ahangaha umuislamu atangire yishime avuga ati qaddimuni abwira bikoreye jeneza bwe babwira ati nimuyihutishe kubera ko icyagiye gusanga ari cyiza n'ibyo agiye gusanga ari insinzi imbere Allah subhanahu wa ta'ala naho wa wundi w'inkozi mbi y'ibibi
wa wundi wiraye akagira ngo ubuzima arabufite, wa wundi utaranyuze ku cyaha usibye ko yagikoze, wa wundi warebye ubusore akagira ngo niryo herezo ry'ubuzima, wa wundi warebye umutungo akagira ngo nizo mbaraga zo kubaho, wa wundi warebye ibimukikije akagira ngo yatsindiye isi kandi atsinda n'iby'isi. Uyu nguyu akirara iyo imperuka cyangwa se urupfu rumugezeho, amanurirwa abamarayika babi bafite uburanga bwijimye, bafite uburakari bukomeye, bashikanuza roho ye, bamubwira bati twebwe nitwe tugiye kuguhana hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, kandi n'umuriro nibyo byicaro byawe. Ahangaha akababwira ati, babandi bamwikora babwira ati, ya wailakum aina ta'khudhuni, yemye bite byanyu ko mwihuta muranjyana hehe? Bavandimwe b'Islam, uwo ni umunsi udashobora gusubiza inyuma kandi udashobora no kugira icyo uhinduraho. Ariko uyu munsi uracyari mu murima, uracyashoboye guhinga, ngaho hinga ibyo uzasarura ejo kuri uwo munsi. Uracyari mu murima, ngaho hinga ibyo uzasarura ejo kuri uwo munsi. Ntuzamere muri babandi bavuga ngo fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, bazagerwaho n'urupfu bagatangira kuvuga, nyagasani unyereje akanya gato byaba ari umunota muto umwe, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nyagasani natanga isadaqa kandi naba no mu bagaragu bawe beza. Ariko se niko bimeze? Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akamubwira ati, ntago ariko bimeze, si uko bimeze. Iyo igihe cyaje ntigikerezwa, umunsi wawe n'uyu nguyu wageze, uwo munsi ukorere, n'icyo gihe gikorere. Mbere y'uko utangira gusaba umunota umwe, ugatangira gusaba isaha imwe, uyu munsi icyizere cyari kigihari n'ubushobozi bwari bugihari, kabone nubwo bwaba ari ubwo kuvuga ijambo la ilaha illallah, nta yindi mana uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi uteganyirize, kandi n'iki ngicyo giteganyirize, were gushukwa n'ibyo urimo. Kanguka muvandimwe mu Islamu, va mu byizerere bidafite agaciro, va mu cyizere kidasobanutse. Wikumva ko isara yawe uzayisenga kuwa gatanu, wikumva ko isadaka yawe uzayitanga umwaka utaha, wikumva ko umwana wawe mwiza uzamwigisha Qur'an namara kugera imyaka runaka kandi yageze igihe cyo kuyiga, wikumva ko isengesho cyangwa se umusigiti, inshallah reka mande nagize kano karaka nzajya ku musigiti sari, ako karaka uzakarangiza kuri yesezerano wagiranye na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo sadaka ushaka gutanga umwaka utaha uzayihande. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga abagaragu babi aho ngaho, Nyagasani aravuga uwo arivugira akavuga ati, fa asaddaqa, nange isadaqa, kubera ko mwene Adamu niba hari ikintu agirira ubugugu ni umutungo we, nyamara akirengagiza kare wowe ushatse, hanyuma wa munsi na ya segonda nimara kugera uzimukira mu maboko y'abandi, hanyuma basigare batamushima bavuga bati, uyu musaza ko yararwaye, iyi nzu yubatse gute, uyu murima yawuguze gute, kubera iki uyu murima atawuretse akajya kugurira arahirya, uyu musaza ntabwo yarajijutse, ubu bucuruzi yabwinjiye mate, kuki yakoranye n'aba bantu binjiji kandi nawe yarinjiji. Iyo ni ya mitungo bavandimwe Islam. Fa asaddaqa, nange isadaqa, wa akum min as-salihin, hanyuma mbe mu bagaragu beza. Isadaqa irakomeye cyane, yiteganyiriza uyitangire, were kwigira nka yanjiji ngo unanirwa kwiharurira umuhanda ukuganisha kwa Allah, hanyuma uzasigare ubeshejweho n'impuhwe z'abazungura bawe, nibashaka babitange cyangwa babyihorere, basigare babirwaniramo, weho urimo ubazwa ibya bindi. Bavandimwe Islam, isadaqa ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu no mu yindi aya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo fala saddaqa, aravuga ngo wadhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq fala saddaqa wala salla. Akavuga ngo uyu muntu yigeze utanga sadaka nta nubwo yigeze asenga, walakin kadhaba wa tawalla. Ahubwo iyo yabwirwaga yazingaga umunya, agatera umugongo kandi ahinyuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mu byo uhinyuza, yaka uramenye ntuzahinyuze urupfu, kubera ko ntiruhinyuzwa. Bavandimwe Islam, ntutegereze gukora igikorwa cyiza cyangwa se ngo ukeke ko imbere Allah subhanahu wa ta'ala uziregura ngo Nyagasani ntabwo nagiye gusenga kubera ko imamu tutavugaga rumwe. Ntabwo uziregura imbere Allah subhanahu wa ta'ala ngo uvuge ngo mana Nyagasani ntabwo natanze sadaka kubera ko twe dufite abayobozi bawe barayiryaga.
la ntagaruko nguko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntago yigeze afata sadaka yawe ngo ayigire itegeko kigomba guca mu kaboko k'uwari we wese muri isi Allah subhanahu wa ta'ala kabona nubwo byaba ari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntago nyagasani yagutegetse ko sadaka utanze ugomba kubanza kuyizanira umuntu ngayikujyanira yifatu yigeze ugomba kuyigeza ese nuyifatu ukayishyira mu maboko y'umukene nabwo bazayirya nuyifatu ukayishyira mu kaboko k'umwarimu wigisha Qur'ani bazayirya nuyifatu ukayifashisha umwana wiga Qur'ani bazayirya nuyifatu ukayishyira mu bikorwa rusange bigirira akamaro uw'Islam ninde uzayikoraho uramenye shaytani ntakuzunguruke ngakwibagize urupfu agutege ibihato agushyirireho bya rutangizi agutangize ibintu imbere yawe ngo hanyuma guhe amizerero y'igihe kizaza hanyuma kwibagize urupfu nurangiza umunsi bwakugezeho uvuga utari kumana nyagasani hari hasigaye gato ngo byabinde mbikore dusabira amahoro n'imigisha y'Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo dusabe uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abagirire impuhwe bo n'abasahaba b'Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abandi bakurikiye bakagira ikirenge mu cy'intumwa kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala adushyire muri babagaragu beza babandi bibutsa urupfu bakaruteganyiriza kandi bakibuka icyiza bakagishyira imbere bakamenya ikibi bakakirinda dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushyire muri babagaragu beza bazatsindira ubuzima bwa hano ku isi n'ubwejo ku munsi w'imperuka babandi b'abanyakuri badatinya umugayo w'ugaya mukuri babandi bashyira imbere ukuri kandi bagashyira imbere ibyo bahawe n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala dusabe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala dushyire ku murongo ugororotse atuyobore inzira igororotse kandi aturinde kuyoba kandi aturinde kuzatezuka nyuma y'uko twashikamye ku nzira y'ukuri kandi aturinde ibigeragezo by'abanyenabi n'amashyari y'abanyeshyari n'inzigo y'abanyenzigo n'inabi y'abanyenabi kandi tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bagaragu beza babandi bazatabaruka bari kuri la ilaha illa Allah maze bakazazukana n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam dusabira uwiteka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyira ibyiza ku Waislamu n'Uwisilamu kandi akongerera imbaraga Uwisilamu n'Abayisilamu akadukuramo ikibi akadukuramo ubugambanyi n'abagambanyi kandi Uwisilamu bwe akabuha kuyoborwa n'abagaragu beza kandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala babandi bahwitura kandi bagashishikariza abantu icyiza kubera icyiza atari ukubera inyungu zindi mu nyungu z'isi cyangwa se izindi nyungu zidashingiye ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala dusabe Allah subhanahu wa ta'ala natwe tugire abagaragu beza bumva icyiza kandi bakagikurikiza bakumva ikibi bakakirinda kandi bagafata mbere bagana icyiza kubera ko nta kindi kizabarengera hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka usibye icyiza bakoze wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimis salat